Mwiriwe neza muraho muherereye hatandukanye, twongeye kubasuhuza yaba abari mu bihugu bya East Africa, abari hanze ya Afurika, abari i Burayi, abari muri Amerika, muri Aziya hose, abumva ikinyarwanda ni karibu kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Nk'uko bisanzwe tumaze kumenyera kujya tubana mu gace kavuga ku buzima twise ubuzima buzima. Ubwo duheruka twaganiriye kuko wafasha umwana wawe gukura neza uhereye ku kwezi kumwe kuva akivuka kugera agize amezi 6. Muri rusange twabonye ko kugira ngo ufashe umwana wawe gukura neza harimo gukurikirana inkingo muri icyo gihe, kwita ku buzima, ku mikurire y'umwana, kwita ku mikurire y'umwana guhera akivuka, ugakomeza uyikurikirana kugera agize amezi 6. Harimo gukurikirana inkingo, ndetse twanabonye ko ari byiza ko umubyeyi yita ku mikurire y'umwana, by'umwihariko amwonsa nta kindi amuvangiye kugera agize amezi 6. Rero uyu munsi tuje kureba ese guhera ku mezi 6 ni gute wakomeza gufasha umwana wawe gukura neza. Kuva ku mezi 6 ni byiza gutangira kugaburira umwana ibiryo byoroshye byunganira ibere, nk'igikoma kivanze n'amasaka, umuceri useye, imboga se, n'ibindi byibura 2 ku munsi. Hano hari urugero cyangwa ingano y'ibiryo umwana agomba kurya ku munsi bitewe n'amezi afite. Mwihanganijwe ntabwo rimeze neza. Ni ukuvuga ngo umwana ufite amezi 6 byibuze aba agomba gufata byibuze bya biryo nyine binombye cyangwa byoroshye bimeze nk'isosi, byibuze utuyiko 6. Urumva iyo mvuze amezi 6, utuyiko 6. Ubundi amezi ajyana n'utuyiko umwana yakabaye afata. Twa tuyiko tw'abana ngira ngo muratuzi, tumwe twa mililitiro 10. Ni ukuvuga ngo ku mezi 7 umwana afata utuyiko 7, kimwe no ku mezi 8 utuyiko 8, ugakomeza nyine. Donc ikintu cya mbere ugomba gukora iyo ugiye kugaburira umwana, ugomba kubanza ukamwonsa, hanyuma ukabona kumuha imfashabere, ari byo biryo nyine. Muri rusange nyine ni ubundi umubyeyi aba agomba kwita ku gakono k'umwana. Agakono k'umwana nyine niko uba utekamo ibyo biryo cyangwa icyo gikoma kivanze n'amata umwana aba ari bufate. Ntabwo ari byiza ko muteka inkono imwe mu gihe mufite umwana nyine ufite amezi 6 kuzamura. Byibuze akabaye umwana akaba atangira gusangira n'abantu bakuru, byibuze ari hejuru y'umwaka, nibwo aba ashobora no kuba urwungano ngogozi rwe rushobora kuba rwasya ibiryo bikomeye nyine nk'ibyo by'abantu bakuru. Ku mezi 9 kugera kuri 12 umwana agomba guhabwa indyo yuzuye nibura inshuro 3 ku munsi.
kandi ugendeye ku mezi afite. Bya bindi twavugaga, umwana w'amezi 9 tuyikwa 9, amezi 10 tuyikwa 10, amezi 11 tuyikwa 11, amezi 12 tuyikwa 12, gutyo gutyo gutyo. Muri rusange rero umwana nyine harimo kumugaburira, kumuha imfashabere, ariko harimo no kumufasha mu mikurire. Ni gute rero wakomeza ufasha umwana mu mikurire? Icya mbere ni ukumufasha umwigisha kwicara. Ikindi ni ukugenda umwereka utumenyetso se, unamufasha kutwikoresha. Ikindi ni ugukomeza wenda ukamuha nk'ikintu, umutoza kugifata, ukagerageza gukina nawe, ukamutoza gukora utuntu tumwe na tumwe utamufashije. Ikindi ni ukugenda ugerageza kumuganiriza donc uko ushoboye. Wabikora ute? Uba ugenda umutoza kwigana zimwe mu nyuguti se, kuvuga papa, mama, daddy, utuntu nk'utwo. Ikindi igihe iyo kigeze rero utangira kwigisha umwana guhagarara. Niba ashobora guhagarara, ugenda umutoza nyine kubyikoresha utamufashije, ariko ukamuba hafi kugira ngo atitura hasi, bikaba byamugiraho ingaruka zitari nziza. Ikindi ni ugushakira umwana ibikinisho, kandi ibyo bikinisho nabyo bikagirirwa isuku, kugira ngo ntibibe byatuma agira ingaruka zimwe na zimwe z'indwara zikomoka ku isuku nke. Buriya hari ukugirira umwana isuku, ariko n'ibikinisho bye uba ugomba kugenda ubigirira isuku. Muri rusange rero tugiye gukomeza tureba se ibyo umwana aba agenda ashobora gukora ku mezi n'imyaka runaka. Duhere nko ku mezi 9, uzasanga umwana w'amezi 9 aba ashobora kwicara. Ibyo banabikora bakiri bato cyane, usanga nko guhera ku mezi 5, 6 se, hagati y'amezi 5, 6 umwana aba ashobora kwicara, ariko umwana w'amezi 9 aba ashobora no kwiyicaza. Aba ashobora no kugira amagambo amwe n'amwe avuga se, mama, dada. Ikindi umwana aba ashobora gukinisha icyo afite mu ntoki, cyangwa kurya icyo umuhaye mu ntoki. Ibyo ni ibyo aba ashobora gukora ku mezi 9. Umwana rero umaze kugira amezi 12, ni ukuvuga ngo umwaka, uyu nguyu aba ari umunyamatsiko cyane, aba areba ibimuri iruhande, akagenda afata utuntu ashobora gufata mu kiganza. Usanga nyine ibintu byose abibonye aba ashaka kubifata. Niyo mpamvu uba ugomba kureba ibintu byose bishobora kuba byakwangiza, byandagaye ahantu, yaba mu nzu cyangwa hanze, ukabishyira ahantu umwana adashobora kugera, kubera ko biba bishobora kuba byamwangiza. Urumva nyine mbere, muri icyo gihe mbere ho hagati y'amezi 10 na 11 ni hahandi umwana aba akambakamba. Iyo rero ibyo bikoresho nk'ibyo cyangwa ibyo bintu aba ashobora kuba yafata biri ahantu byandagaye, ntabwo aba ari byiza. Ikindi
umwana nyine, umwana w'amezi 12 aba ashobora kuvuga amagambo amwe n'amwe, papa, mama, cyangwa agenda avuga amazina y'abantu bo mu rugo, nubwo aba atayavuga neza ariko aba agerageza. Ikindi aba ashobora guhaguruka akagenda atera agatambwe agendeye ku kintu, hari n'ababa bigenza biterwa, ariko ubundi ku mwaka umwana aba ari kugenda amenya kugenda. Dukomeje umwana w'imyaka 3, ubundi mu cyongereza nibo bita school age, ni school, imyaka 3 umwana ni handi atangira kujya ku ishuri. Ahangaha rero utangira kumwigisha kwiyambika no kwigaburira, ukagenda umuha udutabo turimo inkuru zishushanyije kandi ukagenda umubwira udukuru. Ikindi ukamwigisha kwikarabya intoki, ibi nibyo bagenda babigisha ku ishuri, kwituma ibikomeye n'ibyoroshye ahabigenewe. Ikindi cyiza mu gufasha uwo mwana mu mikurire ni ukumutega amatwi ukumva ibyo akubwira, aba ashobora kwigenza wenyine, yego niko biba bimeze. Ikindi uwo mwana aba asubiramo amagambo yumvise, ibyo mwarimu yamubwiye ku ishuri aba ashobora gutaha akongera akabisubiramo. Aha niho babigisha amabara y'ibintu, imibare se, akaba hano umwana aba ashobora guhobera umuntu cyangwa akaba yafata ikintu akagitera imbere ye cyangwa iruhande rwe. Dukomeje, umwana aba akomeza kugenda akura. Umwana w'imyaka 5 akenshi uyu nguyu we aba ashobora gusimbuka, ashobora kugenda ashushanya utuntu, agashushanya umuntu, agashushanya igiti n'ibikigize. Uyu aba yaratangiye gukina n'abandi, abagenda asubiza bimwe na bimwe mu byo abajijwe, donc aba yaratangiye kugenda avumbura udukino ubwe, aba ashobora kugenda abara imibare akageza aho ashoboye bitewe n'uko agenda akura mu bwenge. Ikindi ubusanzwe uyu mwana aba yaramenye kwiyambika, aba yaranamenye no kwikarabya intoki wenyine. Abenshi n'abafite ibikinisho cyangwa abafite zimwe mu nyamaswa zo mu rugo nka pet animals, nk'injangwe, imbwa se, amazina yazo aba yazi, n'ibikinisho bye aba yarabyise amazina. Muri rusange rero ni urwo rugendo umwana agenda acamo mu mikurire, ni ukuba wakagiye umufasha ukurikije uko agenda akura. Uramutse ugize ikibazo kuri bino twavuze cyangwa ibyo twavuze mu kiganiro kibanziriza iki, watwandikira muri komenti ikibazo wumva ufite, tukazakisubiza mu kiganiro gitaha. Niba wumva rero kino kiganiro hari icyo kigufashije, ibuka gukanda subscribe kandi n'akazogera, unabisangiza abandi, ntibagirwe like, kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi kuri ino chaine yacu. Tubaye tubashimiye, mwari kumwe na Twizerimana Ferdinand, mwakoze kudutega amatwi.